Gasaro. Gasaro nyingure tukavugana. Gasaro nyingure. Taje. Ndaje ariko. Umeze gute? Umeze neza. Nta kibazo usobanuriye. Imbuto. Unyweye imiti? Gusa umura nta kintu sibyo kandi gasa n'ubwo ibintu byakubayeho gutya ndakumva sibyo Njya mbumva nta no kwigenda. ukajya hese gasa Usanga mama na papa. gusa gusabira mama papa byo biragoye ako nyine ugomba gukomera sibyo Njye imiti nta niyo nzongera kunywa, nta niyo nzongera gukoza mu kanwa, nishaka nzapfa n'ubundi napfuye mpagaze. Buriya ubuzima bwanjye ndabwanga. Ntabwo nikunda. gusa wambabariye koko sibyo basi bikorere twebwe Ndabizi ndi umutwaro kuri mwebwe, nubwo utabimbwira ndabizi. ntabwo uri umutwaro ntabwo uri umutwaro turagukunda sibyo Mai, wambabarira ijoro ukaryama koko. Wambabarira udatuma mvuga nabi. Udatuma mvuga nabi yo. Nyine ibibazo dufitanye ndabyumva pe. Ako nk'abantu bakuru twakicara tukabishakira umuti, sibyo? Ubu Gasaro ubuzima bwe burarangiye.
nta nigaruriro. Gasaro yari murumuna wawe, uri mukuru we, ufite inshingano zo kumurinda no kumugira inama. Nta na kimwe wigeze ukora muri ibyo. Mike narabikoze pe. Nese nayo mpamvu ndi gusaba imbabazi Oliva. Ari nkawe wazitanga? Shyire mu cyimbo cye. Ari nkawe izo mbabazi wazitanga? You know what? Nakugenzerezaga gakeya bitewe n'uko nari nzi ko nta kazi ufite muri Kigali. Ndetse bitewe n'umubano twari dufitanye hagati yanjye nawe. Ariko kuva uyu munsi nshaka kumvira. Uruko nkubonye umpa surprise. Ntabwo nawe wambabariye. Mayi ntabwo wigeze umbabarira. Mayi. Mayi. Nuko Mike warasize cyangwa Ngo? Kubera iki? ngo ureba nk'amasaha wuzuye hano. Ese kuza hano nibyo bingira umusazi? Ntabwo nkwese umusazi, wenda mbivuze nabi. Ariko Mike, reba mfite barumuna banjye, ntabwo mba nshaka ko batubonana cyane. Nakubari. Reba ahantu hose mba navuye kugira ngo nze hano kukureba. Nje kureba gusa kumeze neza, kuri amahoro. Mike, nanjye ndabigushimira pe. Ndabikunda kunyitayeho, gusa no mu rugo ntabwo mbikunda. Ndakumva cyane. Ngareba nk'ibintu biba bimaze kuba kuri Gasaro. Usumva aramutse mbonye hari ikintu kimwe nazongera kumubwira. Wasanga ari ingabo zakurikiraho. Mike, sinibende. Twinjire mu gaburire, ndabizi n'ubundi nta kintu kimwe wigeze urya. Sure? Yego, cyangwa nabishaka. nimwishimisha ubuzima ni bugufi nawe umenye ibyejo amavuta y'umugabo ntamuraye ku muntu Jina eto nenda umusaza wicaye wowe twishime kurama ni ukubana enda umusaza udafite imvune mwishimisha sisa Ramanukrama mushimere rurema ye mubyine aho rero Fabrice Vanessa aho mubanze murekare ibintu tugomba kubanza kumvikana shashiri mukuri mwakoze usiko nubona virungu rigiye kunyicira mu rugo Asubira irungurinda ari kwicira iki? Wagize ukanyisorera. Ese gasa ko watuje cyane.
Wow. Se ko mbukunda gusoma ibitabo. cyane njyewe undi niyo yanjye. Harya Gasaro. Cya gitabo uri gusoma ubushize cyitwaga ngo iki? Cya gitabo. Agise cyo kimaze neza. Cyitwa How to Win Friends and Influence People. Cyanditswe na Dera. Njye komera kuri gusoma icyitwa ngo One of Us is Devora. Hakurasoma koko. noneho munciye amazi wowe urashaka kongera kurwana Fabrice? njyewe ntabwo nakwemera njyewe muhora murya amafaranga mwenyine. Ese wowe niki twariye tukakwiba? agasaza wakirwa wowe ntabwo uri kunywa, ntabwo wariye, ntabwo twasangiye. ibintu njye ntabwo nshobora kuzabishobora njye Gasaro. aho ukunda amahane we Gasaro. jyawe nduru zanyu agasaza kare mu bicudo saza niyo njyewe ngubu nanone n'umpanza nta n'umujinya none aha ubu ngiye guhita njya kwa Natali mafi wanjye ngiye ku mwana wanjye njye ntabwo ngiye kuzangwa hano nk'imfungwa nkamirimbira imwe najya kwa Natali ubuzima buraryoshye amafaranga ngaho mbyinisha gutya ibintu urabizi. kare mu biki ni amafaranga mureko maze muyarya mwenyine. amafaranga sinjaga twayitoraguye wowe wirengagije ko twakuzajya muri game toka mushenzi Cheers. wanjye jya waba taramo Shazi we amafaranga njyewe ngiye kuyabona menshi tutigeze tubona. uvuze ngo Mashiyazi urebe wowe. itonde uvuze ngo iki ngo ndiki igihe muri twe twayikuzajya muri ko ngo ndiki Ufishe. ngo ndiki nabyumvise jya waba taramo ekute bagashenzu Ndumva mugiye kongera kurwana Fabrice. vane amasegonda abiri yonyine Ukora iki? akora amasegonda Ukubita ingegera. niko kubita Sasa genda. Njyewe nahamagara abayobozi nimutangire ibintu byo kurwana. Ndabakubita ikibuno. nakubita mushenzi wa numanya Kubita ikibuno. Kubita ikibuno. mama Uva mugiye kongera kurwana. Uva mugiye kongera kurwana. Papuri Gasaro. Iyi foto ndayiguha ari ukumaye amafaranga kabisa. Ndetse ubwiye ko mukino. Akori. Gasaro bamushushanyije arayima kabisa. Cyo kuzabana n'umuti w'amenyo pe. Urabizi. Ese mata. Wibiti bimeze bite? Chauri nakubeshya. Ubu byancanze pe. Pamaze iminsi nanamubuze. Telefone ye ndayihamagara ndacamo. Ubu sinzi nimba Ameze neza cyangwa se nta kibazo afite. Polisha. Ese ubuje polisi? Wapi? Gusa Fabrice ari kumfasha. Uvuze ngo Fabrice kugufasha? Niyo ari kumfasha. Umwana mwiza aritanga. Okay. Natana ngo nzi ukuntu bifata bino bintu. Gusa ibyo urimo hano ni imikino. Kuma. Nise Fabrice kugufasha iki? Iyo umuntu yabuze abantu bajya kuri polisi. Nyine arimo kumfasha gushaka papa. Nahereye kera mbwira Jean-Luc ko uriya mugabo ashobora kuba atari papa wanjye. Ariko ntabyumva. None dore nawe ibintu ari kugukora. Uriti se? Nawe. Nata. Pardon vraiment niba mvuze nabi.
oya ndananiwe ndumva nshaka kujya kuryama. hanyuma unsezerera abana. Amayandi makuru nuko umugabo w'imyaka 45 arakekwaho kwica umugore we amutemaguye. Mwanyumviramo kagira inama. Bemeza ko amakimbirane yabo yaramaze igihe kirekire. Mwanyumvira iby'iri Rwanda. Amakuru ya Zero Radio turasoreza mu karere ka Karongi aho umusore yasanzwe yiyahuye. Ibi bikaba byaturutse kuba umukobwa yateganya kurushinga nawe byarangiye ashaka Urubyiruko rw'ikigera nta kigenda. Waramutse bose. Fane. Mbega umwanya umukubitwa n'inkuru twaranyishe ewe n'izina ry'Imana yandangije. Asubwo nka nimugoroba mwe muri mu kiko Fabien. Sugo abantu b'abagabo barwana nk'abantu. Kandi we ukuntu mwarwanaga. Ahubwo fotora ngira akantu nikorera. Fotora. Ifotore? Fotora. Ngo fotore se bitanga iki? Akantu nshaka kwikora ariko se wowe watuje. Bonjour. Nimeza umeze neza? Meze neza n'amahoro cyane. Urambeshya.
uri nta kibazo mfite. Okay. Wenda reka tudushyize akazi ku ruhande. Njye ndabona ufite ibibazo bipima toni. Ahubwo wanshakira amazi. Mike, muzi ikibazo? Ya, kibazo nta kibazo. Gusa uyitunzanira amazi yo. Mike. Urankunda? Allô? Se Fabri, kuva kare ko naguhamagaye kanga kunyitaba. Agaki? We, ko numva uri kuntera ubwoba. Okay. Uri ufite ibibazo byinshi bindemereye cyane. Basimbwira niba icyo nagufasha ngufasha. Waza ukampobera. What? Fabrice, si ubwo abana bino bintu ari ikintu bibutange koko. Ko abimariye koko. Fabrice njye ntunzi koko. Sha Fabrice, nukuri njye aho bigeze ndumva maze kwiheba pe. Kuki wakiheba? Sha wallahi idiro yacu ndabona yarangiritse.